Hello guys. Mumezemte. Let me hope you're good and fine. This is your girl Shemsa, the hunter, the thinker, and the hum girl, it's been long time. Hari hashize igihe kinini. Mutanyumva hano kuri micro za The Youth TV. Something came up and then byabaye ngombwa ko icyo kintu kibayeho. Imbansa nuhagaritse ibiganiro ariko I'm back and for real I'm here to stay for sure. Nyenda bibizeza nagarutse kandi najenje. Ikintu nakubwira wowe utarakora subscribe please kuko ibintu bigiye kuba bitandukanye kuri inshuro. Kora subscribe cyangwa se s'abonner mu gifaransa wo kuri The Youth TV. Tujye kubaha ibintu byinshi byiza bitandukanye. Ntarakomeza rero mbere yuko nababwira ibintu binzanye hano uyu munsi ndashaka kubabwira ko ntago navuga ngo yahindutse nyine kunde ariko The Youth TV yahindutse. Ibintu byahindutse hano kuri The Youth TV. Ntago tuzahindura izina ariko ibintu byahindutse kuko hari ibintu byiza byinshi bishyashya bigiye kuza muri The Youth TV. Ikintu cyambere nababwira kizaza kandi kikaba mu bintu byinshi bizajya bikorwa hano cyane kuri The Youth TV. Icyambere kuri The Youth TV tugiye kujya dukora ama public interview. Ndabizi neza muzabikunda public interviews rero ukuntu tuzazikora tuzaya dukora tubaza ibibazo muri public. Muzagenda mubisobanukirwa neza mumaje kubibona. Hano tuzajya tubaha trending news. Kandi izo trending news zizaba zitwika. Hano kuri The Youth TV ntabwo ngiye gukomeza ngo njye nkora nyine ndi umunyamakuru umwe. Muzabona n'abandi nka babiri. Ikindi nyuma ya trending news nka babiri cyangwa batatu kuko tuzaba dufite izo public interview, tuzaba dufite ama trending news, tuzaba dufite amakuru ya politike n'ibindi byinshi bitandukanye. Wowe stay tuned kuri The Youth TV. Hanyuma rero uyu munsi ikintu cyanzanye ndashaka kubabwira ama trending news muri entertainment, man, kinababwira nuko The Youth TV ubu iratandukanye. The Youth TV ni ikintu gitandukanye muri iyi minsi ko mugiye kubona impinduka ya danger idasanzwe, ubu ngubu izindi channel zose yahuze kuko The Youth TV ni cyo kintu cyonyine mugiye kujya mureba kuko muzabona ibintu byinshi bitandukanye kuri The Youth TV kandi abizi muzabikunda. Mbese nyine ibintu byose. Ubundi hari ukuntu bakunda kuvuga nyine umuntu akakubaza ngo nyine ahantu ibintu byabereye. Rero ubu kuri The Youth TV niho bigiye kujya bibera bro. Kuri The Youth TV niho ibintu byose bigiye kujya bibera. So niba wowe rero utarakora subscribe please kora subscribe cyangwa s'abonner mu gifaransa kugira ngo uzajye ubona bino bintu byo kuri The Youth TV. So ukuntu rero ngiye uyu munsi ndashaka rero kubaha ama trending news. Hari news nyine nyinshi zigiri kugenda zitrendinga. Ndagerageza kugenda mvuga kuri buri imwe ngenda mbasesengurira ngira icyo nyubabwiraho ariko ndibanda cyane kuri entertainment, ntagiye kuri ndashaka kubabwira umunsi w'ejo nyine wagendekeye neza. Niba navuga ngo warangiye nabi sinabi cyane kuko nyine ndabibasobanurira. Ejo nyine yari umunsi wacu. Ngende umureyo no mu maraso hanyuma rero I was there kuri stade muri Rayon Day. Reka tubanze dusesengurira ya munsi. Abantu batari bahari babareye mwihangane ko mwaracitswe ariko turacyafite ibintu byinshi tuzakora, byinshi tuzareba, byinshi kuri Rayon. Twiteze ibintu byinshi bitandukanye ku ikipe yacu. Uzi impamvu twiteze ibintu byinshi bitandukanye ku ikipe yacu. Ngejo nabonye impinduka mu ikipe yacu. Abantu nyine batari bahari, abantu batabyatendinze icyo bumvishe ngo Rayon yango nuko ngo Rayon yatsinzwe ngo nibiki. Ariko bira ntacyo bivuze kuko ngewe wari uhibereye. Twakinnye umupira mwiza byatari nuko nyine kwa kundi abakinnyi baba bagihuzagurika badukubisa agatego ariko
biriya nta kintu bivuze, kandi yari n'umukino wa gishuti. Ndashaka nyine muri makeya kubabwira muri make y'ukuntu umukino umunsi wagenze, Rio Day yagenze. I was there kuva umunsi utangiye nyine, kuva ikirori gitangiye kugeza umupira urangiye nimugoroba nijoro. So tukigerayo kuri stade habaye performance z'abahanzi, bivaho nyine ibyo bivaho turangije. Firstly nyine hari abahanzi nkunda cyane, hari Ish Kevin, he's my favorite artist, ndamukunda byatari, nyine ni umuhanga. Hanyuma hari abantu bakunda kumwita ngo na Gatunda Afrique, turaza kwirira Gatunda ya abantu benshi baramuzi. Afrique yari hari mu DJ wa Danje, DJ wanje ndamwemera bya Danje. Shout out ku ahantu hose ari, shout out to my DJ Brian, nyine she's famous, DJ Brian nyine nawe yarahadususurukije byatari. Ubwo rero umunsi waratangiye, turi ari na Senderi urumva no legend, no umuntu nyine ntabwo ari mu bahanzi navuga ngo bari gukora cyane nyine, ariko nyine n'umunyabigwi, arazwi, yakoze ibikorwa byinshi bitandukanye. Senderi ni umupro, turamwemera, nawe yarahari muri Rio Day, yaradususurukije. Ubwo rero umunsi utangire, ikindi ntakubagirwa kubabwira, uno munsi wa Rio Day yabereye hariya kuri stade Nyamirambo. Imvura yiriwe igwa, hiriwe hakonje nyine, imvura ikagwa, ariko ikikwereka nyine urukundo dukunda ikipe yacu. Nyine twari duhari, imvura ikagwa, izuba nyine rikava, ariko akazuba kabaye gakeya ku buryo kaje gake igihe kinini. Hari hakonje cyane, ariko kubera urukundo dukunda ikipe yacu ntabwo twigeze tuhava, twarayishyigikiye, dukora ikirori. Habayemo ibintu byinshi bitandukanye byiza nyine, kandi bigerekana ko ikipe yacu iri kugenda ijya ahantu heza. Ikindi ubwo nyine ikirori gitangiye, Senderi yaraperforminze, then na Afrique yaraperforminze, abantu bavuze amajambo. Ikindi kikuru cyahabereye, Reyo yatweretse, yatumurikiye abantu, Reyo yatumurikiye abakinnyi bashyashya yasinyishije. Nzagenda mbakorera research, ndagerageza, nzababwira no mu kiganiro gikurikiraho, nzababwira amazina yabo, ariko ibintu by'imipira ndafanana cyane, ariko amazina ntago buriya rwose ntago mbanyazi. Hanyuma nyine abasore ba Reyo, abakinnyi ba Reyo bari bambaye amasuti ya Danje, bari bambaye neza byatari, basaga neza. Urabizi nawe tare y'abakinnyi, baba bari fit, bameze neza. Barabamurika, buri mukinnyi bagenda bamwereka umwanya azakinaho muri iyi sezo ikurikira. Njyewe nk'umuntu wari uhibereye, nabonye abakinnyi, mbona aba staff yose ya Reyo, management n'ibiki, ndavuga ati bano bantu bagiye kutwereka ibintu bitandukanye ugereranyije nyine, kuko mu minsi ishize ntabwo turimo neza, ariko ikigaragara nuko hagiye kubaho impinduka. Nkuko nababwiye hano kuri Rio Day habaye ibintu byinshi bitandukanye, habaye udushya twinshi, hari amasurprise menshi yahabereye. Ikindi kintu nakubwiye nyine cyabaye hano, anyway na Lucky yari ahari, kandi ni umustar, ni umuyobozi wa Danje, ni umuinfluencer twese twemera. Bivuze ngo nyine hano hari abantu bakomeye, haba habereye ibintu bikomeye, kandi haba hazavamo ikintu gikomeye, harimo Reyo yatweretse abaterankunga bayo, harimo Tom Transfers, Skol n'abandi benshi batandukanye bafasha Reyo umunsi ku munsi. Duhora tubashimira kuko nyine nta mugabo umwe. Twebwe nk'abafana ba Reyo turagerageza, ariko abaterankunga nibo batuma dukomeza tumuvinga forward, niyo mpamvu nyine n'undi muntu wese waba ukeneye gutera inkunga Reyo, you're welcome, Hanyuma ikindi kintu cya nyuma navuga kuri uyu munsi, nyine abantu bavuga ngo twaratsinzwe. Kuri njye ntabwo twatsinzwe,
uriya munsi impamvu bivuga ko tutatsinzwe n'uyu nguyu, ureba yakinnye umupira mwiza pe. Ikintu cyabayeho ni kwa kundi nyine wavuga ko nyine ikipe ngo yatubanjije igitego, yadukubise igitego mu gihe abakinnyi bakimeze ukuntu bagihuze ku kuntu, ariko njyewe ku ruhande rwanjye ukuntu nabonye Reyo yakinnye umupira, ukuntu bari bafite imbaraga, ukuntu abana bakinnye, n'ukuntu nabonaga abagande bari kuvunana byatayi bafite ibibaraga, ariko abana bakinnye umupira mwiza pe. Njyewe uriya mukino nubwo bavuga ngo twaratsinzwe, ariko njyewe nabonye abakinnyi ba Reyo baranshimishije. Njye nabonye bakinnye umupira mwiza, kandi nyine gutsindwa biriya byo byabaye mu maherere. Nari mpari mu minota mike ya mbere nibwo kiriya gitego bagitsinze mu gihe abakinnyi bagihuze bavuye mu by'ibirori n'ibiki. Njye rwose I appreciate my team, njye ndabashimira bankoreye uyu munsi. Twagize Reyo Day yari imeze neza, kandi ikintu nababwira nsoje, iki nibagiwe kubabwira, square hari n'indege we, ariko Reyo iratwika koko. Iyo ni ikipe y'Imana do. Reyo ndagukunda koko. Square n'indege isizeho inuza, yari ifite ikirango cya Skol, ariko inyuma ku mababa hariho ikirangantego cya Reyo. Ubwo bivuze ko nyine Reyo turatwiga koko. Icyo navuga nsoza iyi Reyo, icyo navuga ku munsi w'ejo kuri Reyo Day, Reyo ni ikipe nziza cyane, ni ikipe y'Imana, ni ikipe y'abantu, ni ikipe y'Abanyarwanda, kandi icyo navuga mutwitege kuri ino sezo ikurikira, kuko hazacu wambaye tuzatwara ibikombe byose bibaho, kuko duhagaze neza bihagije. Icyo nicyo navuga rero kuri Reyo Day. Ikindi nababwiye ko njye kubabwira entertainment muri rusange, nyine ku bintu byagiye bitrendinga mu minsi ishize. Ikindi kintu navuga ni ku kintu kimaze iminsi trendinga, cyo kuba nyine kiri hagati y'aba managers, abantu babahuza abahanzi n'aba sponsor, abantu batumira mu bitaramo n'ibindi bintu. Nyine kimaze iminsi gitrendinga, byo byaturutse kuri Kenny Soul ubwo yangaga kuririmba mu gitaramo cya The Ben kuko batari bamwishyuye. Guys, kino kintu nyine abantu benshi bacyumva mu buryo butandukanye, niyo mpamvu nshaka nyine ko tugisesengura tukakivugaho. Bamwe bati Kenny Soul yari guperforminga kishyuza nyuma, abandi bati ntago bakomeza kuririmba batari bwishyurwe. So njye rero nk'umunyamakuru mfite nyine kugisesengura ntabanje kuvuga ngo ndi ku ruhande n'urunguru. Duhere ku ruhande rwo kumva ko nyine yakwiye kubanza kuririmba. Ego nyine Kenny Soul yabanza akaririmba, harabumva ko nyine yabanza akaririmba then akazishyurwa. I understand. Ubu afite impamvu ye yumva ko nyine ibyo bintu byaba. Abantu benshi nyine babivuze bagiye batanga impamvu zigiye zitandukanye. Ati se kuki atabanza ngo aririmbe then azishyurwe nyuma, azishyuze nyuma, ngo areke gusebya nyine ngo abantu n'ibiki. Ntabwo Kenny Soul yagira yakwanga kuririmba, kubwo ntago ari ubwa mbere. Yavuze ko mu ma interview, ndumva interview yakoreye kwa Yago reba ntibeshye, yaravuze ati ntago ari ubwa mbere bimubayeho. Ubwo rero nyine impamvu afite we impamvu ye yatumye atagira. None niba hari igihe yaririmbye ntiyishyurwe, none uyu munsi afite impamvu yabonye ko nyine wenda we nanaririmba atari buyabone. Ese ubundi kuki nyine abahanzi nyarwanda batahabwa agaciro nk'ako abo hanze bahabwa, ubwo n'uruhande rwa wa muntu wumva ko yari kubanza kuririmba. Hari n'undi rero wavuze uri ku ruhande rw'uko nyine ibyo yakoze byari ibyanyabyo, aricyo cyatrendinze. N'abandi bahanzi benshi barimo Social Mula, barimo Juno Kizigenza, ndetse n'abandi bakagira bakumva ko nyine bamusapotinga n'abandi. Ejo ndi na Ariel Ways yakoze interview, ndabyibuka yaramaje guperforminga muri ya festival. Aravuga nyine ngo ari kumwe na Kenny Soul 100%. Nyine kubera iki? Ubwo afite impamvu nawe.
kubera ko yatubwiye we nawe yaravuze, baramubajije ese hari byigeze kuko ati byambayeho kenshi. Aba bantu rero bari kuri side ari nayo ishyigikiwe cyane, nibo nyine bari kuri side yo kumva ko nyine biriya Kensol yakoze ari byo byatumye nyine navuga gute byavumbuye ibintu byinshi. Ko nejo bundi nari ndi kuri IG mbona Ish Kevin, my favorite artist, ati nawe yanze guperforminga muri cya gitaramo giherutse bari bamutumiyemo, which means ko nyine bino bintu yego hari abantu benshi cyane bari kuri side yuko nyine ngo Kensol yakoze ibintu bitari byo, ariko hari n'abandi benshi no cyane bari kuri side yuko nyine yakoze ibintu bya nyabyo, aribyo nyine ngo byatanze impinduka. Ndi kuvuga nkuko nyine na Waze yari kubivuga ati hari abantu benshi bari baturimo imyenda bahise batwishyura. Nyine iyi saga nyine yateje ibintu byinshi. Reba Yago nyine yarapostinze anataginga his excellence President Paul Kagame, ati abahanzi bakwiriye gufashwa n'ibiki byose. Abandi banyamakuru nabo, undi munyamakuru nawe ati ntago yari akwiye kutaginga n'ibiki nyine byateje ibintu byinshi. Nyine abandi ngo kuki ngo abahanzi ngo batabivuzeho ngo biki n'ibiki nyine ngo bari ngo gucinya inkoro, imba yo gucinya inkoro. Urumva nyine ni saga yateje impinduka ya danger man muri iyi industry ya music. Gusa nyine nyuma y'ibi byose nk'umunyamakuru ntago nshaka kuvuga side ndiho, ariko nyine muri rusange n'umuntu wese ufite ubwenge yabyumva. Nyine ejo bundi Ish Kevin we abipostinze nibo nyine habayeho agatrend hashtag kavuga ngo no payment no performance period akadomo. Nyine ngo niba umuhanzi atishyuye ntago performinga period, nyine akadomo, bigarukiraho nyine birangirira. Gusa nyine urabyumva nawe, umuntu wese nyine twese muri rusange ibyo dukora we need payment. Nta muntu ubukorera ubusa ntawubaho, sibyo? Rero muri rusange byaba byiza nyine niba upanze igitaramo gusa wamuga ni kweki nyine abo hanze abo bari bunishyure amafaranga menshi aribo nyine batagira nyine ari nabo baha amafaranga menshi kandi babishyura. Urugero ejo bundi Kiss Daniel ko yaje ko miliyoni 60 nibyo Dumba yararimo kuvuga, arabaza ati reba ukuntu umuhanzi aturuka hanze. Nibyo avuga ati babaha nyine bimeze nk'ababyeyi bafata abana bo hanze bakaha amafaranga menshi, nkaho mbese nko kugaburira umuntu wo hanze utayeho mu rugo. None abo mu Rwanda bari buhe make, noneho bakanayabaha nabi. Can you imagine miliyoni 60? None n'abandi bari buhe duke twatundi imwe ebyiri bakanga no kuyabaha. Come on, ntabwo nshaka kujya ku ruhande na rumwe, ariko birakwiye kabisa, bigomba guhinduka. Izo nkuko ndi kubabwira trending news rero ahangaho nicyo nabivugaho. Ikindi nyine navugaho ni ikibazo nyine, ibindi nka bibingiye kuvugaho ntago ni ibintu nyine bisa ni ibintu bibabaje byatare. That's why nyine ngomba kubivuga ijwi riri hasi, bitandukanye nuko nandi kuvuga ibindi byo ko byo birababaje. Dufite umuhanzi man n'umuregent, ntago ari n'umuhanga, nubwo ngiye sinkimufata ko ari ku rwego rwo mu Rwanda, nta nubwo ari East Africa, ari international man, ararenze, sibyo? Umuhanzi wacu Meddy yagize ibyago apfusha mama we. Mama wa Meddy man imuhiri iri gukora idashira. Yari umubyeyi w'umuhanga byatari. Bavuga ko nyine ni impano no kumenya kuririmba gucuranga n'ibiki bya Meddy, bavuga ko yari mukuyeho kuko yari umucuranzi w'umuhanga byatari, yari umubyeyi kabisa, yari umubyeyi kandi usobanutse fo byatari. Nyine ngo yarwaye indwara itaramenyekana, nyine abantu batarasobanukirwa, aza kujya kwivuriza muri Kenya. Bivuga ko ariho yitabiye Imana ari. Ubwo rero abashuti be, abantu bari hafi, abahanzi bagenzi be n'iki babasha kumutugeraho, bamubwira akomeze yihangane kuko nyine umubyeyi w'umumama ni ibintu byatanje, nuko batabizi, ariko nyine umubyeyi w'umumama ni ibintu byose, sibyo? Kuko umubyeyi w'umumama iyo umupfushije
birakomera. Ntago bivuze ko abapapa nyine nabo turabakunda, baratubyara nyine batariho, ntago twaba twarabayeho, ariko umubyeyi w'umumama ni treasure ikomeye, ni ubutunzi bukomeye. Kuba yaramubuze nyine ni ibintu bikomeye, kandi baranakundanaga cyane. Hari amavideo menshi ya trendinze ari kumwe na mama we, nyine bivuze ko nyine barakundanaga. Mama ari kumucurangira, Meddy ari kuririmba. Hari amavideo ya trendinze nyine mama wari kumwe n'umukazana we ari we Mimi. Mbese nyine urumva ko kuba nyine yabuze umubyeyi, yabuze inshuti ye, ni ibintu bya danger, ni ibintu bibabaje. Nyine no kumusengera nicyo cyonyine dufite gukora. Nongera mbwira nyine abantu babasha kumugeraho muri ruhande bakamwihanganisha nyine. Ikindi kibi kibabaje, bavuga ko nyine ashobora kuba yarapfuye atabonye umwuzukuru we, kuko nyine nkuko twese tubizi Meddy aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So mama we yaramaze iminsi arwariye Kenya. Think ko ibyo vuga ari byo, ashobora kuba yarapfuye atabonye umwuzukuru we. Birababaje cyane, birababaje. Hanyuma nyine iyi nkuru ijya gutrendinga, I was like narindi kuri IG, kuri Instagram. Bwa mbere na mbere njya kuyibona nayibonye kuri post yafata ku mavuta. Arafata ku mavuta nyine abantu benshi nyine bafata nkavuga ibintu bitari byanyabyo, nibikimbona no muri comment nyine abantu bari kumubwira ngo naga ari byanyabyo nibiki. Hashize akanya gatoya mbona David Bayingana, mbona yabipostinze. Ndavuga bya bintu ni biri serious. Mu kandi kanya inde muntu Arisudi nawe urumva ni umunyamakuru, ni umuntu uri serious hano muri entertainment, ntago yapfa gukora ibyo bintu. Nahise mbona nyine nabanje kubyumva numva atari ibyanyabyo, ariko maje kubibona kuri izo post 3 ndavuga ati bya bintu biri serious. None nyine urumva nese numva ko biri serious. Urumva rero ni nyine ni umubyeyi wa Meddy, ariko kuko twese nk'abanyarwanda, twese nk'abantu bakunda umuziki, twese nk'abantu nyine bakunda umuhanzi wacu, byaratubabashe cyane. Nyine mu comment agiye atandukanye wasanga nyine abantu bashyizemo comment nyine bababaye ati ni nyine kwanza nubwo abantu babanje kubyemera, babanje kugira ngo nyine za news nyine abantu bababeshya, ariko byarangiye bibaye. Nanjye ndi muri abantu batabanje kubyemera, ariko finally nyine dusanga ni ibintu byanyabyo. Mva ni ibintu bibabaje. Nta muntu wakwifuza kubona mugenzi we abura umubyeyi. Imana ikomeze imuhire uko ridashira. Indi nkuru ibabaje nyine ngiye no kubasaba ikintu cya danger. Ndabinginze nyine umuntu wese uri bwumve iyi video, please nyine umuntu wese usenga, umuntu wizera Imana, nyine mujye ku mavi musengere Buravan, kuko ameze nabi, kuko nyine bimaze iminsi njye nagize n'ubwoba ko nyine ejo hashize kuwa mbere ku itariki 15 nagiye kubona nyine mbona abantu bose nyine abantu bakomeye muri entertainment bari kuvuga nyine batijara abandi bose ngo ni muzima, ngo Buravan ni muzima. Nese ni muzima ni iki cyabwe nyine kari muzima? Nyine harimo urujijo, biteye ubwoba. Nyine hari ukuntu umuntu akubwira ngo umuntu n'umuzima, kandi ubizi nawe n'ubundi turabizi ko ari muzima, ararwaye ariko ni muzima nyine, ntago yapfuye, nta kindi nyine. Nuko ngo ni muzima, gusa mukomeze ngo musenge cyane, ngo musenge cyane. Nyine iki cyo nabasaba nyine ntabwo nkunda kuvuga ibintu byinshi ku kintu ntazi neza, ntazi ngo situation imeze gute. Gusa icyo mbona nuko atameze neza, ameze nabi. Abantu bose bamukunda, umuntu wese nyine utakwifuza kubona undi muntu abuze ubuzima, mu musengere, mu musabire ku Mana, dushyire hamwe, kubera Imana azagaruka nyine akomeza duha ibyishimo as always, nizeye ko mubyumvishije. Ikindi kintu ubwo twari tuvuye ku nkuru zibabaje, kandi nyine nizeye ko mwabifashe biri serious. Mukomeze musengere, musabire mama wa Meddy akomeze resting in peace, and Buravan tumusengere ayongera agaruka ajye stage aduha ibyishimo, dore ko ari umwe mu bahanzi bakunzwe hano mu Rwanda. Ikindi guys navuga nshaka no gusorezaho, ino saga ya Ways na Juno. Ejo narajya kure, ejo ndi nyine nuze ya interview nababwiraga ya Ways.
yakubisemo akaru nyine baramubajije nyine kuri ya foto imaze iminsi trending abamaze ati se baramubaza ngo ese ngo ways ngo nyine baramubaza ibintu byinshi bitandukanye byose nyine arangije bagezaho kumaza ngo ino foto ngo imaze iminsi ngo trendinga ngo wambaye ngo umupira ngo usa ngo n'uwa Juno arababwira ngo rwose ngo nakoze performance nziza ngo meze neza ngo please no Juno tonight akantu karansekeje byatari ndavuga ati shakoze koko nyine ibintu byabo bifite urujero ariko ngiye from my side rwose ndabikundira kapo yabo I'm big fan of them kunyine mba numva nyine baba bakundana tu gusa nyine byo ni ibintu byabo nta nakinjiramo ariko nyine hashize iminsi abantu baba bari kwibaza nyine ukuntu ngo bahuye n'ibiki nyine just nyine ukuri kw'ibintu nyine ibyo ukiri kuri baduha kuko nyine ntago wamenya ibintu biri mu mitima y'abantu cyangwa abantu ukuntu bahura privately cyangwa iki gusa ukuri baduha nuko ntago ari uko batubwira ko batasubiranye ntago basubiranye ntaki ahubwo bahujwe n'akazi hari indirimbo bagiye gukorana nyine babahayikira kumva nta muntu wakanga gukora akazi babasaba guhurira mu ndirimbo wumve ko no kujya muri studio umukobwa yagiye mukwe umuhungu akajya mukwe kandi iyo ndirimbo bazayikora ndi kwibaza muri video nabwo bazajya kuri set gute bazajya gushutinga video gute kandi badashaka guhura gusa none ahantu hari question mark ese kwenda kuko amamangazi abaho ubu ngubu tuvuge ko iriya mipira ari ibiri itandukanye cyangwa niki I mean nyine rero ibyo bintu bya Juno na Ways ukuri baduha nuko bavuga ko nta gusubirana kundi n'ibyako nge nzi ko nta muntu twika inzu ngo ayishe umwotsi ubwo rero nyine dutegereje ko tuzabibona gusa nge ndi mu babyishimira nta kintu na kimwe bantwaye nyine ndabakunda barabizi nago nziranye na n'umukobwa Ways on the way ariko Juno we ntago ari ibigiye kure ariko ni umushuti wanjye arabizi nge nyine nakishimira ko nyine aba ari kumwe na Ways kuko man nyine nuko nyine abantu bagira amashaza n'ibiki ariko Ways na Juno man baraberanye n'abana bose ni beza bameze fresh n'abastar nyine bakora kapo ibisa neza byatari ntago ari nge mbivuze gusa abanyamakuru benshi barabizi baranabibabwira you know what it is nimukagira amashyari none se niba umuntu nyine baraberanye nyine baba basa neza nyine niba ufite kapo taberanye ngo nyine nuko rumva ariko nyine bana baraberanye nyine kuba basubirana mba ndikumva nta kintu bitwaye you know. Yeah, I was here nyine kubabwira some trending news, you know. News zindi news zindi zimaze iminsi zitrendinga nzibabwireho nizihe harya. Yeah, ariko nyine ndumva yaba ari ibyo nkazagaruka. Nyine ikintu nababwira mwitege nyine tu. Mwitege The Youth TV, man. Nzi neza ko muzava ku macano yose mukaza kureba The Youth TV kuko man nyine tugiye kubakoma fo ubu ngubu rero hano niho bigiye kujya bibera urukumva niho bigiye kujya bibera buri munsi you know saving Nigeria. This is your girl Shamsa, the hunter, the thinker, and the humble girl, you know. Let's meet next time, man. Nzaza mbakoma bya danje, ndi kubabwira ibintu bya danje. Gusa nyine icyo nababwira, hano bigiye kujya bihabera, nabibutsa ibyo nababwiye, hari public interview, hari amakuru ya politike, hari ikintu bita entertainment. Man, entertainment izajya nyikoreramo. Ntimugire ikibazo, I'll be here mbabwire ibintu byose man, mbabwire ibintu byose biri kubera nyine muri entertainment, mbabwire trending news and everything, you know. Ikindi nari ngiye nibagiye kubabwira,
ketchup yavuze ngo muri kumva abantu muri kugenda muvuga amagambo ngo ubukwe bwe ngo biki n'ibiki ngo umugabo we ngo azarira myotsi ngo ibiki ngo bizaba nk'ibya biju ngo arabiyamye mujye mureba ibyanyu mujye mumenya ibyanyu kandi nimukajya mutega iminsi abantu ni gute yababajije ngo ubundi bigize bababwira ko biju avuka yari afite impanga yitwa ketchup kurya ibyabaye kuri biju byaba no kuri ketchup. Guys, please try to mind your own business, ntabwo ari byiza kujudging a book with its cover, Ciao, bye. Hello guys, mumeze mute. Let me hope you're good and fine. This is your girl Shemsa, the hunter, the thinker, and the hum girl. It's been long time. Hari hashize igihe kinini mutanyumva hano kuri micro za The Youth TV. Something came up and then byabaye ngombwa ko icyo kintu kibayeho. Imbansa nuhagaritse ibiganiro ariko I'm back and for real I'm here to stay for sure. Nyenda bibizeza nagarutse kandi najenje. Ikintu nakubwira wowe utarakora subscribe please kuko ibintu bigiye kuba bitandukanye kuri inshuro. Kora subscribe cyangwa se s'abone mu gifaransa wo kuri The Youth TV. Tujye kubaha ibintu byinshi byiza bitandukanye. Ntarakomeza rero mbere yuko nababwira ibintu binzanye hano uyu munsi ndashaka kubabwira ko ntago navuga ngo yahindutse nyine kunde ariko The Youth TV yahindutse. Ibintu byahindutse hano kuri The Youth TV. Ntago tuzahindura izina ariko ibintu byahindutse kuko hariho ibintu byiza byinshi bishyashya bigiye kuza muri The Youth TV. Ikintu cya mbere nababwira kizaza kandi kikaba mu bintu byinshi mu bintu bizajya bikorwa hano cyane kuri The Youth TV. Icya mbere kuri The Youth TV tugiye kujya dukora ama public interview. Ndabizi neza muzabikunda public interviews rero ukuntu tuzaza tuzikora tuzaya dukora tubaza ibibazo muri public. Muzagenda mubisobanukirwa neza mumaje kubibona. Hano tuzajya tubaha trending news. Kandi izo trending news zizaba zitwika. Hano kuri The Youth TV ntabwo ngiye gukomeza ngo njye nkora nyine ndi umunyamakuru umwe. Muzabona n'abandi nka babiri. Ikindi nyuma ya trending news nka babiri cyangwa batatu kuko tuzaba dufite izo public interview, tuzaba dufite ama trending news, tuzaba dufite amakuru ya politike n'ibindi byinshi bitandukanye. Wowe stay tuned kuri The Youth TV. Hanyuma rero uyu munsi ikintu cyanzanye ndashaka kubabwira ama trending news muri entertainment, man, ikintu nababwira nuko The Youth TV ubu iratandukanye. The Youth TV ni ikintu gitandukanye muri iyi minsi ko mugiye kubona impinduka ya danger idasanzwe, ubu ngubu izindi channel zose yahuze kuko The Youth TV nicyo kintu cyonyine mugiye kujya muri kuko muzabona ibintu byinshi bitandukanye kuri The Youth TV kandi abizi muzabikunda. Mbese nyine ibintu byose. Ubundi hari ukuntu bakunda kuvuga nyine umuntu akakubaza ngo nyine ahantu ibintu byabereye. Rero ubu kuri The Youth TV niho bigiye kujya bibera bro. Kuri The Youth TV niho ibintu byose bigiye kujya bibera. So niba wowe rero utarakora subscribe please kora subscribe cyangwa s'abone mu gifaransa kugira ngo uzajye ubona bino bintu byo kuri The Youth TV. So ukuntu rero ngiye uyu munsi ndashaka rero kubaha ama trending news. Hari news nyine nyinshi zigiri kugenda zitrendinga. Ndagerageza. Hello guys, mumeze mute. Let me hope you're good and fine. This is your girl Shemsa, the hunter, the thinker, and the hum girl. It's been long time. Hari hashize igihe kinini mutanyumva hano kuri micro za The Youth TV. Something came up and then byabaye ngombwa ko icyo kintu kibayeho. Imbansa nuhagaritse ibiganiro ariko I'm back and for real I'm here to stay for sure. Nyenda bibizeza nagarutse kandi najenje.
ikintu nakubwira wowe utarakora subscribe please kuko ibintu bigiye kuba bitandukanye kuri iyi nshuro. Kora subscribe cyangwa se s'abone mu gifaransa wo kuri DF TV. Tugiye kubaha ibintu byinshi byiza bitandukanye. Ntarakomeza rero mbere yuko nababwira ibintu binzanye hano uyu munsi, ndashaka kubabwira ko ntago navuga ngo yahindutse nyine kunde, ariko DF TV yahindutse. Ibintu byahindutse hano kuri DF TV. Ntago tuzahindura izina, ariko ibintu byahindutse kuko hariho ibintu byiza byinshi bishyashya bigiye kuza muri DF TV. Ikintu cya mbere nababwira kizaza kandi kikaba mu bintu byinshi bizajya bikorwa hano cyane kuri DF TV. Icya mbere kuri DF TV tugiye kujya dukora ama public interview. Ndabizi neza muzabikunda, public interviews rero ukuntu tuzaza tuzikora, tuzaya dukora tubaza ibibazo muri public. Muzagenda mubisobanukirwa neza mumaje kubibona. Hano tuzajya tubaha trending news. Kandi izo trending news zizaba zitwika. Hano kuri DF TV ntabwo ngiye gukomeza ngo njye nkora nyine ndi umunyamakuru umwe. Muzabona n'abandi nka babiri. Ikindi nyuma ya trending news nka babiri cyangwa batatu, kuko tuzaba dufite izo public interview, tuzaba dufite ama trending news, tuzaba dufite amakuru ya politike n'ibindi byinshi bitandukanye. Wowe stay tuned kuri DF TV. Hanyuma rero uyu munsi ikintu cyanzanye, ndashaka kubabwira ama trending news muri entertainment, man. Ikintu nababwira nuko DF TV ubu iratandukanye. DF TV ni ikintu gitandukanye muri iyi minsi, ko mugiye kubona impinduka ya danger idasanzwe, ubu ngubu izindi channel zose yahuze, kuko DF TV nicyo kintu cyonyine mugiye kujya mureba, kuko muzabona ibintu byinshi bitandukanye kuri DF TV kandi abizi muzabikunda. Mbese nyine ibintu byose. Ubundi hari ukuntu bakunda kuvuga nyine umuntu akakubaza ngo nyine ahantu ibintu byabereye. Rero ubu kuri DF TV niho bigiye kujya bibera bro. Kuri DF TV niho ibintu byose bigiye kujya bibera. So niba wowe rero utarakora subscribe please kora subscribe cyangwa s'abone mu gifaransa kugira ngo uzajye ubona bino bintu byo kuri DF TV. So ukuntu rero ngiye uyu munsi ndashaka rero kubaha ama trending news. Hari news nyine nyinshi zigiri kugenda zitrendinga. Ndagerageza. Hello guys. Mumeze mute. Let me hope you're good and fine. This is your girl Shemsa, the hunter, the thinker, and the hum girl. It's been long time. Hari hashize igihe kinini mutanyumva hano kuri micro za DF TV. Something came up and then byabaye ngombwa ko icyo kintu kibayeho. Imbansa nuhagaritse ibiganiro, ariko I'm back and for real I'm here to stay for sure. Nyenda bibizeza nagarutse kandi najenje. Ikintu nakubwira wowe utarakora subscribe please kuko ibintu bigiye kuba bitandukanye kuri iyi nshuro. Kora subscribe cyangwa se s'abone mu gifaransa wo kuri DF TV. Tugiye kubaha ibintu byinshi byiza bitandukanye. Ntarakomeza rero mbere yuko nababwira ibintu binzanye hano uyu munsi, ndashaka kubabwira ko ntago navuga ngo yahindutse nyine kunde, ariko DF TV yahindutse. Ibintu byahindutse hano kuri DF TV. Ntago tuzahindura izina, ariko ibintu byahindutse kuko hariho ibintu byiza byinshi bishyashya bigiye kuza muri DF TV. Ikintu cya mbere nababwira kizaza kandi kikaba mu bintu byinshi bizajya bikorwa hano cyane kuri DF TV. Icya mbere kuri DF TV tugiye kujya dukora ama public interview. Ndabizi neza muzabikunda, public interviews rero ukuntu tuzaza tuzikora, tuzaya dukora tubaza ibibazo muri public. Muzagenda mubisobanukirwa neza mumaje kubibona. Hano tuzajya tubaha trending news. Kandi izo trending news zizaba zitwika.
hano kuri DSTV ntabwo tugiye kujya, ntabwo ngiye gukomeza ngo njye nkora nyine ndi umunyamakuru umwe, muzabona n'abandi nka babiri. Ikindi nyuma ya trending news nka babiri cyangwa batatu, kuko tuzaba dufite izo public interview, tuzaba dufite trending news, tuzaba dufite amakuru ya politike n'ibindi byinshi bitandukanye. Wowe stay tuned kuri DSTV. Hanyuma rero uyu munsi ikintu cyanzanye, ndashaka kubabwira ama trending news muri entertainment, you know. Man, ikintu nababwira nuko DSTV ubu iratandukanye. DSTV ni ikintu gitandukanye muri iyi minsi, ko mugiye kubona impinduka ya danger idasanzwe, you know. Ubu ngubu izindi channel zose yahuze, kuko DSTV ni cyo kintu cyonyine mugiye kujya muri yo, kuko muzabona ibintu byinshi bitandukanye kuri DSTV kandi abizi muzabikunda. Mbese nyine ibintu byose. Ubundi hari ukuntu bakunda kuvuga nyine umuntu akakubaza ngo nyine ahantu ibintu byabereye. Rero ubu kuri DSTV niho bigiye kujya bibera bro. Kuri DSTV niho ibintu byose bigiye kujya bibera. So niba wowe rero utarakora subscribe, please kora subscribe cyangwa se abone mu gifaransa, kugira ngo uzajye ubona bino bintu byo kuri DSTV. So ukuntu rero ngiye uyu munsi ndashaka rero kubaha ama trending news. Hari news nyine nyinshi zigiri kugenda zitrendinga. Ndagerageza. Hello guys. Mumeze mute. Let me hope you're good and fine. This is your girl Shemsa, the hunter, the thinker, and the hum girl, you know. It's been long time. Hari hashize igihe kinini. Mutanyumva hano kuri micro za DSTV. Something came up and then byabaye ngombwa ko icyo kintu kibayeho. Imbansa nuhagaritse ibiganiro, ariko I'm back and for real I'm here to stay for sure. Nyenda bibizeza nagarutse kandi najenje. Ikintu nakubwira wowe utarakora subscribe, please, kuko ibintu bigiye kuba bitandukanye kuri inshuro. Kora subscribe cyangwa se abone mu gifaransa, wowe kuri DSTV. Tugiye kubaha ibintu byinshi byiza bitandukanye. Ntarakomeza rero, mbere yuko nababwira ibintu binzanye hano uyu munsi, ndashaka kubabwira ko ntago navuga ngo yahindutse nyine kunde, ariko DSTV yahindutse. Ibintu byahindutse hano kuri DSTV. Ntago tuzahindura izina, ariko ibintu byahindutse, kuko hariho ibintu byiza byinshi bishyashya bigiye kuza muri DSTV. Ikintu cya mbere nababwira kizaza kandi kikaba mu bintu byinshi mu bintu bizajya bikorwa hano cyane kuri DSTV. Icya mbere kuri DSTV tugiye kujya dukora ama public interview. Ndabizi neza muzabikunda, you know. Public interviews rero ukuntu tuzaza tuzikora, tuzaya dukora tubaza ibibazo, you know, muri public. Muzagenda mubisobanukirwa neza mumaje kubibona. Hano tuzajya tubaha trending news. Kandi izo trending news zizaba zitwika. Hano kuri DSTV ntabwo ngiye gukomeza ngo njye nkora nyine ndi umunyamakuru umwe, muzabona n'abandi nka babiri. Ikindi nyuma ya trending news nka babiri cyangwa batatu, kuko tuzaba dufite izo public interview, tuzaba dufite trending news, tuzaba dufite amakuru ya politike n'ibindi byinshi bitandukanye. Wowe stay tuned kuri DSTV. Hanyuma rero uyu munsi ikintu cyanzanye, ndashaka kubabwira ama trending news muri entertainment, you know. Man, ikintu nababwira nuko DSTV ubu iratandukanye. DSTV ni ikintu gitandukanye muri iyi minsi, ko mugiye kubona impinduka ya danger idasanzwe, you know. Ubu ngubu izindi channel zose yahuze, kuko DSTV ni cyo kintu cyonyine mugiye kujya muri yo, kuko muzabona ibintu byinshi bitandukanye kuri DSTV kandi abizi muzabikunda. Mbese nyine ibintu byose. Ubundi hari ukuntu bakunda kuvuga nyine umuntu akakubaza ngo nyine ahantu ibintu byabereye. Rero ubu kuri DSTV niho bigiye kujya bibera bro.
kuri Death TV niho ibintu byose bigiye kujya bibera. So niba wowe rero utarakora subscribe, please kora subscribe cyangwa se abone mu gifaransa kugira ngo uzajye ubona bino bintu byo kuri Death TV. So ukuntu rero ngiye uyu munsi ndashaka rero kubaha ama trending news. Hari news nyine nyinshi zigiri kugenda zitrendinga. Ndagerageza. Hello guys, mumeze mute. Let me hope you're good and fine. This is your girl Shemsa, the hunter, the thinker, and the hum girl, you know. It's been a long time. Hari hashize igihe kinini mutanyumva hano kuri micro za Death TV. Something came up and then byabaye ngombwa ko icyo kintu kibayeho. Imbansa nuhagaritse ibiganiro, ariko I'm back and for real I'm here to stay for sure. Nyenda bibizeza nagarutse kandi najenje. Ikintu nakubwira wowe utarakora subscribe please, kuko ibintu bigiye kuba bitandukanye kuri inshuro. Kora subscribe cyangwa se abone mu gifaransa wo kuri Death TV. Tujye kubaha ibintu byinshi byiza bitandukanye. Ntarakomeza rero, mbere yuko nababwira ibintu binzanye hano uyu munsi, ndashaka kubabwira ko ntago navuga ngo yahindutse nyine kunde, ariko Death TV yahindutse. Ibintu byahindutse hano kuri Death TV. Ntago tuzahindura izina, ariko ibintu byahindutse kuko hariho ibintu byiza byinshi bishyashya bigiye kuza muri Death TV. Ikintu cyambere nababwira kizaza kandi kikaba mu bintu byinshi bizajya bikorwa hano cyane kuri Death TV. Icyambere kuri Death TV tugiye kujya dukora ama public interview. Ndabizi neza muzabikunda, you know. Public interviews rero ukuntu tuzaza tuzikora, tuzaya dukora tubaza ibibazo, you know, muri public. Muzagenda mubisobanukirwa neza mumaje kubibona. Hano tuzajya tubaha trending news. Kandi izo trending news zizaba zitwika. Hano kuri Death TV ntabwo ngiye gukomeza ngo njye nkora nyine ndi umunyamakuru umwe. Muzabona n'abandi nka babiri. Ikindi nyuma ya trending news nka babiri cyangwa batatu, kuko tuzaba dufite izo public interview, tuzaba dufite ama trending news, tuzaba dufite amakuru ya politike n'ibindi byinshi bitandukanye. Wowe stay tuned kuri Death TV. Hanyuma rero uyu munsi ikintu cyanzanye, ndashaka kubabwira ama trending news muri entertainment, you know. Man, ikintu nababwira nuko Death TV ubu iratandukanye. Death TV ni ikintu gitandukanye muri iyi minsi, ko mugiye kubona impinduka ya danger idasanzwe, you know. Ubu ngubu izindi channel zose yahuze, kuko Death TV ni cyo kintu cyonyine mugiye kujya mureba, kuko muzabona ibintu byinshi bitandukanye kuri Death TV kandi abizi muzabikunda. Mbese nyine ibintu byose. Ubundi hari ukuntu bakunda kuvuga nyine umuntu akakubaza ngo nyine ahantu ibintu byabereye. Rero ubu kuri Death TV niho bigiye kujya bibera bro. Kuri Death TV niho ibintu byose bigiye kujya bibera. So niba wowe rero utarakora subscribe please kora subscribe cyangwa se abone mu gifaransa kugira ngo uzajye ubona bino bintu byo kuri Death TV. So ukuntu rero ngiye uyu munsi ndashaka rero kubaha ama trending news. Hari news nyine nyinshi zigiri kugenda zitrendinga. Ndagerageza. Hello guys, mumeze mute. Let me hope you're good and fine. This is your girl Shemsa, the hunter, the thinker, and the hum girl, you know. It's been a long time. Hari hashize igihe kinini mutanyumva hano kuri micro za Death TV. Something came up and then byabaye ngombwa ko icyo kintu kibayeho. Imbansa nuhagaritse ibiganiro, ariko I'm back and for real I'm here to stay for sure. Nyenda bibizeza nagarutse kandi najenje. Ikintu nakubwira wowe utarakora subscribe please, kuko ibintu bigiye kuba bitandukanye kuri inshuro. Kora subscribe cyangwa se abone mu gifaransa wo kuri Death TV.
tugiye kubaha ibintu byinshi byiza bitandukanye. Ntarakomeza rero, mbere yuko nababwira ibintu binzanye hano uyu munsi, ndashaka kubabwira ko ntabwo navuga ngo yahindutse nyine kundi, ariko Death TV yahindutse. Ibintu byahindutse hano kuri Death TV. Ntabwo tuzahindura izina, ariko ibintu byahindutse kuko hariho ibintu byiza byinshi bishyashya bigiye kuza muri Death TV. Ikintu cya mbere nababwira kizaza kandi kikaba mu bintu byinshi mu bintu bizajya bikorwa hano cyane kuri Death TV. Icya mbere kuri Death TV tugiye kujya dukora ama public interview. Ndabizi neza muzabikunda, public interviews. Rero ukuntu tuzaza tuzikora, tuzajya dukora tubaza ibibazo muri public. Muzagenda mubisobanukirwa neza mumaje kubibona. Hano tuzajya tubaha trending news. Kandi izo trending news zizaba zitwiga. Hano kuri Death TV ntabwo ngiye gukomeza ngo njye nkora nyine ndi umunyamakuru umwe. Muzabona n'abandi nka babiri. Ikindi nyuma ya trending news, nka babiri cyangwa batatu, kuko tuzaba dufite izo public interview, tuzaba dufite ama trending news, tuzaba dufite amakuru ya politike n'ibindi byinshi bitandukanye. Wowe stay tuned kuri Death TV. Hanyuma rero uyu munsi ikintu cyanzanye, ndashaka kubabwira ama trending news muri entertainment, ikintu nababwira nuko Death TV ubu iratandukanye. Death TV ni ikintu gitandukanye muri iyi minsi, ko mugiye kubona impinduka ya danger idasanzwe. Ubu ngubu izindi channel zose yahuze, kuko Death TV nicyo kintu cyonyine mugiye kujya mureba, kuko muzabona ibintu byinshi bitandukanye kuri Death TV kandi abizi muzabikunda. Mbese nyine ibintu byose. Ubundi hari ukuntu bakunda kuvuga nyine umuntu akakubaza ngo nyine ahantu ibintu byabereye. Rero ubu kuri Death TV niho bigiye kujya bibera bro. Kuri Death TV niho ibintu byose bigiye kujya bibera. So niba wowe rero utarakora subscribe, please kora subscribe cyangwa s'abone mu gifaransa, kugira ngo uzajye ubona bino bintu byo kuri Death TV. So ukuntu rero ngiye uyu munsi ndashaka rero kubaha ama trending news. Hari news nyine nyinshi zigiri kugenda zitrendinga. Ndagerageza. Hello guys. Mumeze mute. Let me hope you're good and fine. This is your girl Shemsa, the hunter, the thinker, and the hum girl. It's been long time. Hari hashize igihe kinini. Mutanyumva hano kuri micro za Death TV. Something came up and then byabaye ngombwa ko icyo kintu kibayeho. Imbansa nuhagaritse ibiganiro, ariko I'm back and for real I'm here to stay for sure. Nyenda bibizeza nagarutse kandi najenje. Ikintu nakubwira wowe utarakora subscribe, please, kuko ibintu bigiye kuba bitandukanye kuri inshuro. Kora subscribe cyangwa se s'abone mu gifaransa, wowe kuri Death TV. Tugiye kubaha ibintu byinshi byiza bitandukanye. Ntarakomeza rero, mbere yuko nababwira ibintu binzanye hano uyu munsi, ndashaka kubabwira ko ntabwo navuga ngo yahindutse nyine kundi, ariko Death TV yahindutse. Ibintu byahindutse hano kuri Death TV. Ntabwo tuzahindura izina, ariko ibintu byahindutse kuko hariho ibintu byiza byinshi bishyashya bigiye kuza muri Death TV. Ikintu cya mbere nababwira kizaza kandi kikaba mu bintu byinshi mu bintu bizajya bikorwa hano cyane kuri Death TV. Icya mbere kuri Death TV tugiye kujya dukora ama public interview. Ndabizi neza muzabikunda, public interviews. Rero ukuntu tuzaza tuzikora, tuzajya dukora tubaza ibibazo muri public. Muzagenda mubisobanukirwa neza mumaje kubibona. Hano tuzajya tubaha trending news. Kandi izo trending news zizaba zitwiga. Hano kuri Death TV ntabwo ngiye gukomeza ngo njye nkora nyine ndi umunyamakuru umwe. Muzabona n'abandi nka babiri.
ikindi nyuma ya trending news nka babiri cyangwa batatu, kuko tuzaba dufite izo public interview, tuzaba dufite trending news, tuzaba dufite amakuru ya politike n'ibindi byinshi bitandukanye. Wowe stay tuned kuri The Youth TV. Hanyuma rero uyu munsi ikintu cyanzanye, ndashaka kubabwira ama trending news muri entertainment, you know man, ikintu nababwira nuko The Youth TV ubu iratandukanye. The Youth TV ni ikintu gitandukanye muri iyi minsi, ko mugiye kubona impinduka ya danger idasanzwe, you know ubu ngubu izindi channel zose yahuze, kuko The Youth TV nicyo kintu cyonyine mugiye kujya muri yo, kuko muzabona ibintu byinshi bitandukanye kuri The Youth TV kandi abizi muzabikunda. Mbese nyine ibintu byose. Ubundi hari ukuntu bakunda kuvuga nyine umuntu akakubaza ngo nyine ahantu ibintu byabereye. Rero ubu kuri The Youth TV niho bigiye kujya bibera bro. Kuri The Youth TV niho ibintu byose bigiye kujya bibera. So niba wowe rero utarakora subscribe, please kora subscribe cyangwa se abone mu gifaransa, kugira ngo uzajye ubona bino bintu byo kuri The Youth TV. So ukuntu rero ngiye uyu munsi ndashaka rero kubaha ama trending news. Hari news nyine nyinshi zigiri kugenda zitrendinga. Ndagerageza. Hello guys, mumeze mte. Let me hope you're good and fine. This is your girl Shemsa, the hunter, the thinker, and the hum girl, you know. It's been long time. Hari hashize igihe kinini mutanyumva hano kuri micro za The Youth TV. Something came up and then byabaye ngombwa ko icyo kintu kibayeho. Imbansa nuhagaritse ibiganiro, ariko I'm back and for real I'm here to stay for sure. Nyenda bibizeza nagarutse kandi najenje. Ikintu nakubwira wowe utarakora subscribe, please, kuko ibintu bigiye kuba bitandukanye kuri inshuro. Kora subscribe cyangwa se abone mu gifaransa wo kuri The Youth TV. Tujye kubaha ibintu byinshi byiza bitandukanye. Ntarakomeza rero, mbere yuko nababwira ibintu binzanye hano uyu munsi, ndashaka kubabwira ko ntago navuga ngo yahindutse nyine kunde, ariko The Youth TV yahindutse. Ibintu byahindutse hano kuri The Youth TV. Ntago tuzahindura izina, ariko ibintu byahindutse, kuko hariho ibintu byiza byinshi bishyashya bigiye kuza muri The Youth TV. Ikintu cyambere nababwira kizaza kandi kikaba mu bintu byinshi mu bintu bizajya bikorwa hano cyane kuri The Youth TV. Icyambere kuri The Youth TV tugiye kujya dukora ama public interview. Ndabizi neza muzabikunda, you know. Public interviews rero ukuntu tuzaza tuzikora, tuzaya dukora tubaza ibibazo, you know, muri public. Muzagenda mubisobanukirwa neza mumaje kubibona. Hano tuzajya tubaha trending news. Kandi izo trending news zizaba zitwika. Hano kuri The Youth TV ntabwo ngiye gukomeza ngo ngiye nkora nyine ndi umunyamakuru umwe. Muzabona n'abandi nka babiri. Ikindi nyuma ya trending news nka babiri cyangwa batatu, kuko tuzaba dufite izo public interview, tuzaba dufite trending news, tuzaba dufite amakuru ya politike n'ibindi byinshi bitandukanye. Wowe stay tuned kuri The Youth TV. Hanyuma rero uyu munsi ikintu cyanzanye, ndashaka kubabwira ama trending news muri entertainment, you know man, ikintu nababwira nuko The Youth TV ubu iratandukanye. The Youth TV ni ikintu gitandukanye muri iyi minsi, ko mugiye kubona impinduka ya danger idasanzwe, you know ubu ngubu izindi channel zose yahuze, kuko The Youth TV nicyo kintu cyonyine mugiye kujya muri yo, kuko muzabona ibintu byinshi bitandukanye kuri The Youth TV kandi abizi muzabikunda. Mbese nyine ibintu byose. Ubundi hari ukuntu bakunda kuvuga nyine umuntu akakubaza ngo nyine ahantu ibintu byabereye. Rero ubu kuri The Youth TV niho bigiye kujya bibera bro. Kuri The Youth TV niho ibintu byose bigiye kujya bibera. So niba wowe rero utarakora subscribe, please
kora subscribe cyangwa se abone mu gifaransa kugira ngo uzajye ubona bino bintu byo kuri The Youth TV. So ukuntu rero nge uyu munsi ndashaka rero kubaha ama trending news. Hari news nyine nyinshi zigiri kugenda zitrendinga. Ndagerageza. Hello guys. Mumeze mute. Let me hope you're good and fine. This is your girl Shemsa, the hunter, the thinker, and the hum girl, you know. It's been a long time. Hari hashize igihe kinini mutanyumva hano kuri micro za The Youth TV. Something came up and then byabaye ngombwa ko icyo kintu kibayeho. Imbansa nuhagaritse ibiganiro ariko I'm back and for real I'm here to stay for sure. Nyenda bibizeza nagarutse kandi najenje. Ikintu nakubwira wowe utarakora subscribe please kuko ibintu bigiye kuba bitandukanye kuri inshuro. Kora subscribe cyangwa se abone mu gifaransa wo kuri The Youth TV. Tugiye kubaha ibintu byinshi byiza bitandukanye. Ntarakomeza rero mbere yuko nababwira ibintu binzanya hano uyu munsi ndashaka kubabwira ko ntago navuga ngo yahindutse nyine kunde ariko The Youth TV yahindutse. Ibintu byahindutse hano kuri The Youth TV. Ntago tuzahindura izina ariko ibintu byahindutse kuko hariho ibintu byiza byinshi bishyashya bigiye kuza muri The Youth TV. Yo